umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 27, 28 n'Abaroma igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane n'icya gatanu. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 27. Pawulo yoherezwa i Roma. Julius ni umusirikare wihariye wari ushinzwe gutwara imbohe akazigeza kwa Kayisari. Pawulo yashyizwe mu zindi mfungwa zari zigiye i Roma, maze bagenda mu bwato bwari bukuye ingano muri Alexandria. Pawulo yagendaga abagira inama mu rugendo rwari rubagoye cyane kubera umuyaga n'umuraba mu nyanja. Ubu bwato bwari bugemuye ingano, abasare batangiye kuzijugunya mu nyanja. Hari igihe twisanga mu kaga maze ibyo dufite byose tukabirekura nibura ngo turokore ubugingo bwacu gusa. Pawulo yagendaga bakomeza cyane. Muri iyi si y'akaga dukeneye abo dusangiye amakuba ngo badukomeze badusubizemo intege. Ubwato bwaramenetse maze abasirikare batekereza kwica izo mfungwa, ariko kubera Pawulo yari arimo iyo migambi umutware wabo arayihagarika. Imana ibasha guhagarika amakuba menshi kubera abantu bayo bari hagati muri rubanda. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 28. Pawulo agera i Roma. Bamaze kurokoka ya mpanuka y'ubwato nibwo bamenye ko ikirwa bagezeho ari Melita, bisobanura ngo ubuhungiro. Abaturage b'i Melita bari biganjemo abahoze ari abasirikare batakiri mu kazi ndetse n'abahoze mu kazi ka leta. Ahantu henshi iyo habaye impanuka abantu bahurura baje gusahura no kwambura abarokotse iyo mpanuka, ariko ab'i Melita bo babagiriye neza cyane. Abantu bazishimira kutumenya biruseho bagendeye ku neza twabagiriye. Pawulo yashatse inkwi ngo acane umuriro maze havamo inzoka iramuruma. Mu bantu 273 bari mu bwato, Pawulo yari umuntu wiyubashye, ariko yemeye kujya gushaka inkwi ngo acane umuriro bote. Kwiyubaha nyako ni uguca bugufi ugakorera abandi. Abenshi muri izo mfungwa bari barahamijwe ibyaha bagiye guhanirwa i Roma. Ubwo abari aho babonaga inzoka irumye Pawulo, bibwiye ko ari ikimenyetso cy'uko nawe ari umwicanyi koko. Ikinejeje ni uko babonye akoze igitangaza, maze abenshi muri bo bizera Yesu. Abantu benshi muri icyo kirwa bakize indwara maze bashima Data wo mu ijuru. Pawulo yageze i Roma maze amara imyaka 2 yigisha ubutumwa bwiza. Ntawamubuzaga, kandi abantu ibihumbi byinshi bahamenyeye ubutumwa bwiza, harimo n'abasirikare barindaga Kayisari. Abaroma igice cya mbere. Ingaruka z'icyaha. Yesu amaze gusubira mu ijuru, hari abakristo b'Abayuda bagiye i Roma maze bahabwiriza ubutumwa bwiza, bashinga itorero. Pawulo yifuzaga kubasura maze bakamuha ubufasha akajya kubwiriza ubutumwa muri Esipanye. Yabandikiye abamenyesha uko yahamagawe ndetse n'uburyo Imana yahaye agakiza Abayuda n'abatari Abayuda binyuze muri Kristo Yesu. Petero wabanye na Yesu yavuze ko mu nyandiko za Pawulo kubera ubwenge bwinshi Imana yari yaramuhaye harimo bimwe bikomeye gusobanukirwa ibyo abatubaha Imana bageraho bakabigoreka. Muri iki gice Pawulo yibutsa Abaroma ko Yesu Kristo akomoka kuri Dawidi kandi ko ariwe ukwiriye kwicara ku ntebe y'ubwami iteka ryose. Abibutsa ko ubutumwa bwiza ari ububasha Imana ikoresha kugira ngo ikize uwemera Kristo wese, uhereye ku Bayuda ukageza ku batari Abayuda. Uhereye kera Imana ntiyishimira abayisuzugura. Hari abigize abanyabwenge nyamara birengagiza kwakira Kristo kandi ariwe bwenge buzima. Imana yari
yaretse bene nk'abo maze bahinduka akahebwe, bagira imitima yononekaye, barangwa n'ibibi byose, kandi nubwo bazi ko abameze batyo bazahanwa, barabirinduka bagashima ababikora. Imana iturinde abameze batyo. Abaroma igice cya 2. Uko Imana ica imanza. Hari abayuda bamwe babonaga abandi bantu nk'abatagira agaciro. Iyo babonaga udakora imihango nk'iyabo, baramusuzuguraga cyane maze bagatekereza ko yaboze umutima. Pawulo yarabandikiye ati, urinde wowe ucira mwene so urubanza. Yavuze ko abacumura bose batazi amategeko bazacirwa urubanza hatagendewe kuri ayo mategeko kuko batayamenye. Imana ishimwe ko twese ubu amategeko yayo yayanditse mu mitima yacu. Hari abantu benshi bari bameze nka wa musore w'umutunzi bavugaga ko bazi amategeko yose, maze Pawulo arabaza ati, mbese ko wita uwize amategeko ukiyita umwarimu n'umwigisha w'abapagani, nyamara nawe ya mategeko kenshi na kenshi ukaba uyarengaho? Biratangaje ko benshi bavuga ko bakomeza amategeko, usanga hari igihe kigera maze bakayacumuraho. Umugambi w'Imana ni ukudukirisha ubuntu bwayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Pawulo avuga ko umuyuda nyakuri atari uwakebwe, ahubwo ko ubuyuda nyakuri buba mu mutima. Kandi umukristo nyakuri si uvuga amategeko gusa, ahubwo n'uyakurikiza. Abaroma igice cya 3. Nta muntu udacumura. Pawulo yarababajije ati, mbese kuba umuyuda cyangwa kutaba we hari icyo byungura umuntu cyangwa hari icyo bimuhombya? Igisubizo ni oya, kuko Imana ari iya bose ndetse n'ubuntu igira ibugirira bose. Salomo yavuze ko nta muntu uba mu isi ntacumure, ndetse na Dawidi yavuze ko turemanwe gukiranirwa. Abantu bose bakoze ibyaha kandi ntibashoboye gukiranuka ngo bagere ku rugero Imana yashakaga. None ni gute iduhindura abataracumuye? Imana yashyizeho Yesu kugira ngo binyuze muri we abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Amategeko akomeza kutugirira akamaro kuko atwigisha kureka ibyaha, nyamara kwakira Yesu nibyo byaduhinduye abana b'Imana. Nta n'umwe uzavuga rero ko hari icyo yakoze ngo yemerwe n'Imana keretse kuba Imana yaratugiriye ubuntu bwayo gusa. Umuntu umwe yaravuze ati, nubwo nta cyiza nkora nibesherejweho n'ubuntu bwayo gusa. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana nibigwire muri wowe. Abaroma igice cya 4. Kwigire kuri Aburahamu. Muri iki gice Pawulo avuga ko umukurambere wacu Aburahamu atagizwe intungane kubera ibyo yakoze. None byangenze bite? Bibiliya ivuga ko Aburahamu yizeye Imana maze Imana ihita imwita intungane. Ntiwumva ko kwizera gutuma Imana iduhindura abakiranutsi? Dufite amahirwe menshi kuko Imana yatubabariye ibyaha byacu byose maze iduhindura intungane. Dawidi yaravuze ati, hahirwa abantu Imana yababariye ibicumuro byabo. Tubasha kubona amasezerano Imana yadusezeranije yose igihe tugize kwizera no kwiringira nk'uko Aburahamu yabigiraga. Aburahamu yari mu gihe kwizera byari bigoranye cyane, nyamara yatubereye urugero mu kwizera kuko Imana ibyo yatusezeraniye byose izabikora. Mu buzima bwo mu isi tubamo, Imana hari icyo yasezeraniye buri wese muri twe. Reka tube maso, dusenge, dutegereze, maze ubuntu bwayo butwuzure. Ikirenze ibyo, Imana yadusezeraniye n'ubugingo buhoraho. Abaroma igice cya 5. Adamu na Kristo. Twese tuzi neza ko Imana
Imana yaduhinduye intungane kubera Kristo. Ibyo rero bituma duharanira kubana nayo amahoro. Dufite ishema ibihe byose n'igihe duhuye n'ibibazo, tuzi neza ko Imana itwongerera kwizera no kwihangana. Hari igitangaza cyabaye. Abantu bavugaga ko ari inshuti nyanshuti, maze umugabo umwe arabagerageza ababeshya ko yishe umuntu, none ngo ntibamurwaneho. Bose bariyirukankiye baramutererana. Ni koko ntawakwemera gupfira inshuti ye nubwo yaba iri kurengana bikomeye. Nyamara Yesu we yemeye gupfira abanyabyaha. Adamu amaze gucumura, twese ibyaha byatugezeho ndetse n'urupfu narwo rutugeraho, maze binyuze muri Kristo turongera turemwa bundi bushya. Ubu turi ibyaremwe bishya kandi tukirindagira kuko twamenye Yesu. Ndagusabira ngo umwakire nawe. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge, umuhe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni ikihe kirwa gisobanurwa ngo ubuhungiro? Icya kabiri, ni iki cyatumye Aburahamu ahinduka intungane? Icya gatatu, indi wabaye Adamu wa kabiri? Imana ibahe umugisha.